keretse ngitiyo yapfumutse ngo niyo nje gukorara nawe yumvike niyo nje gukora niyo waje gukora nyine serious yego I'll tell a pastor about this. This is what you want. cyo gukora itiyo yapfumutse cyane ngo nukuyiho yego none se nta kindi kibazo mufite kidasaba guhoma ngo abe aricyo ntangiriraho ntacyo nta n'ahandi hantu nibura hasaba kuba umuntu yatereka umucanga mufite oya okay reka nyaruke noneho nzane ibikoresho byo guhoma ntabyo nari nitwaje sawa ihute so nta n'ikindi kintu gisaba gukoresha igitiyo gusa mwakoresha ra oya ntacyo sawa nta kibazo reka What? Genda ujye kuzana ibikoresho ntari inzira nyine tambuka. Alo? Tegura ibikoresho byose bisabwa kugira ngo umuntu abone itiyo yapfumutse. Ngiye gufata moto ndaza mbifate moto ihita ingarura. Sawa. Umva. Ibikoresho bifata ufate moto mite nyirangira aho bizana. Sawa. Ase boss, itirimo irafitari yaho mwa, ubusiri kuguhombyara cyane ase ni washaka undi ufite ibyo kwihomesha yagiso nabyo afite se reka reka. It was at this moment he knew.